Reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba business isobanutse. Ni wa mwanya tubagezaho business ya P Network nkuko twabyemeje kugira ngo dufashanye muri urugendo rwo kumininga Pi, gufashanya kuzuza ibisabwa, gufashanya kubikora, abatabisobanukiwe tukagenda tubafasha kumenya kubyikorera. Kubafasha kubikora, kubafasha kumenya kubyikorera. Burya hari umuntu wigisha gukora ikintu ariko akagikorana impungenge, urasindagiza kugeza akimenye. Mu Kinyarwanda baravuga baca umugani ngo nizibika zari amagi, kandi kwiga ni uguhozaho, naho urugendo rwo ni buhoro buhoro. Rero turifuriza ibihe byiza buri wese. Abari mu gitondo turabifuriza igitondo cyiza, abari ku manywa tukabifuriza amanywa meza, abari nijoro tukabifuriza ijoro ryiza, kandi abari ku gicamunsi nabo tukabifuriza igicamunsi cyiza. Tukibutsa kandi dushishikariza buri muntu wese utarakora subscribe kuyikora, ugakanda kuri like, ukandika muri comment, ukatugezaho igitekerezo cyawe, cyifuzo, ikibazo, twisegura ku bantu tutarasubiza. Hari abo tuba twasubije muri comment, muzajya mukandaho mubirebe, ariko hari nabo tutarasubiza nk'abatwandikiye kuri email. Ntago turabikora kuko duhugiye mu bintu bijyanye n'amatora, kwamamaza, ibyo duhugiyemo. Ubwo rero kandi no gutegura ibi bintu ntago biba byoroshye, nkuko nababwiye buriya hari ukuntu iyo mu Kinyarwanda baca umugani ngo umwe arya bihora. Kubera ko nkorera ibitangazamakuru bitatu, kubimanaginga biracyangora, ntabwo ndabona umuntu umfasha ku buryo navuga nti ngo urakora iki, ukora iki ndakora iki, kandi byose biba bigomba kugendera rimwe cyangwa se bikabona amakuru. Hari ikinyamakuru cyitwa Umusaza TV gitanga ibiganiro, hari Umutamenwa TV News itanga amakuru, hakaba na business isobanutse ivuga kuri business, twibanda kandi muri iki gihe cyane cyane kuri P Network. Ni muri ubwo buryo rero muzajya munyihanganira, ariko ku ngengabihe twabateguriye turashaka kuyubahiriza, aho tubibutsa yuko ikiganiro cya mbere kizakinyuraho saa 8 z'ijoro. Ubwo bazajya babyuka bateraho akajisho cyagezeho, bashyiraho n'ugutwi. Hanyuma kandi ikindi kiganiro kiboneke saa 6 z'amanywa. Turagerageza kubyubahiriza ibyo kugira ngo mugire ingengabihe idahindagurika kandi ifasha buri umwe gukomeza kunogerwa n'itangwa ry'ibiganiro. Tukaba dusaba buri wese kugira uruhare muri ibi biganiro bya P Network, kuba pioneers cyane cyane nibumbwira, atanga igitekerezo cye cyo adasobanukiwe, icyo udasobanukiwe, ikibazo ubaza, cyangwa se ubona ukundi ibindi twaganiraho. Ibi bifasha bagenzi bacu kugira ngo turusheho kunganira no kujyana muri uru rugendo. Ni muri ubu buryo rero tugiye kuganira ku page nshya itamenyerewe cyangwa se idasanzwe, ni ishoramari rya Pi Coins, cyangwa se business twakwitegura gukora dushoye Pi Coins. Uyu munsi rero tujye kuganira ku ishoramari ry'ibyiciro bitandatu. Ibyiciro bitandatu by'ishoramari, tuzakomeza n'ibindi, ariko nkuko mubyibuka nababwiye ko tugomba kujya tuganira kuri business isobanutse. Ese ni ihe business isobanutse twakora igihe tubonye amafaranga ya Pi? Ubwo birumvikana tuzaba dushoye Pi Coins. Business ya mbere byacu ntabwo bitinda, ariko turaho dusuhuza abantu bose twasuhuje bitewe n'ibihe. N'abari muri Afurika, bari muri Aziya, bari muri Amerika, bari muri Oceania, bari muri Australia, bari mu Burayi, bari aho hose, buri wese rwose wumva ururimi rw'Ikinyarwanda kandi akaba ari umupioneer, turamusuhuje, tumuguye mu nda, turamuhobiye, turamuramukije kandi turamwifuriza ineza. Reka noneho tugendane. Business ya mbere ni lockup and staking muri Pi Network. Lockup irunguka,
hari lockup twakoze bwa mbere, hakaba na lockup tuzakora ku bantu bakoze KYC. Ibi uko tuzagenda twiga uko bikorwa, muzirikane ko ni ikintu ushobora gukora ugashyiramo payi zawe zikajya zunguka, na cyane ko dufite exchanges muri Pi network zamara kugwira igihe wakoze gishize ukavunjisha ukabona uturya, ariko zaracurujwe, utiriwe ujya gukodesha inzu, utiriwe ujya kuburungushurana na jugujugu ushyiramo abakozi bakwibye bagize bate. No, ahangaha ushobora gukora mu business yawe ukajya uzishyiramo zikunguka, ukajya urya ku nyungu zo zikomeza kunguka. Staking ni nk'ibintu byo kubitsa ariko byunguka, kubitsa byunguka. Ni nka mbikira unyungukire, mbikira unyungukire, kuma akazi ko kubikira ariko nkayacuruza nkaguhaho inyungu, ariko ukazaza ukabona yawe kandi ariho inyungu kuruta kuyashyira kuri konti akaryama aho ngaho gusa. Rero lockup and staking ni business dukwiye gutekereza mu hazaza hacu ku bantu bazaba bafite parapara nyinshi. Shyiramo yunguke, uzaza ureba inyungu. Business ya kabiri, umupayoniya wese akwiriye gutekerezaho yazashoramo Picoins ze, n'ubwubatsi, ubwubatsi bw'inyubako z'amacumbi, inyubako z'ubucuruzi n'izindi nyubako zitandukanye, ku bufatanye na leta. Mu gihugu cyawe kora ubwubatsi ariko wisunze leta, mugire ibikorwa by'ubwubatsi muhuriraho, mufatanije nk'umushoramari n'umufatanyabikorwa kuri gahunda n'ibikorwa bifitiye inyungu abaturage, nk'aya macumbi, inzu z'ubucuruzi n'ibindi, inyubako zitandukanye. Umushinga, iyi ni imishinga yunguka cyane, ushobora gushoramo amafaranga yawe. Igihe rero uzaba wavunjishije, ntuzamaramare cyangwa se ngo usitasite uvuga uti se ndashora imari he, aho ndimo ndabarangira. Tuzakomeza kubabwira n'izindi business nyinshi cyane. Umushinga wa gatatu ni ikoranabuhanga rigezweho, ICT, rikomatanyije na AI, Artificial Intelligence. ICT ni Information Communication and Technology. Information Communication and Technology, hano hakubiyemo n'itangazamakuru, hakubiyemo n'itangazamakuru, ikoranabuhanga, hakubiyemo n'itangazamakuru, communication. Ibi hari softwares, cyo ni cyambere, hari uko exportinga cyangwa se gushinga inganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari gushora imari mu marobo, amarobo ashobora gukora ibintu bitandukanye, Artificial Intelligence, ku buryo byagirira akamaro sosiyete byose, kandi ni ku bufatanye na leta. Ibi byose kubera ko leta niyo icura ikana leadinga cyangwa se ikayobora politiki y'iterambere ry'igihugu mu baturage muri rusange. Kuyisunga rero ni ingenzi cyane kuko ari igenda inakwereka sectors cyangwa se ibice ushoramo iyo mari. Ubwo rero wowe kuza uvuga uti nshaka umushinga w'ishoramari, gushora imari mu mushinga w'ikoranabuhanga mwisakaza bumenyi n'ubwenge buhangano cyangwa se gukorano, Artificial Intelligence, ni ibintu byaba akarusho cyane ku bantu baba bafite amafaranga menshi. Bien sûr birumvikana ni abapayoniyazi basaba bagezweho, birumvikana. Niyo mpamvu rero ndimo kubarangira batungira agatoki ahantu hari imishinga iremereye, nzajya mbivuga gahoro nzajya mbivuga gahoro kuko iyo babisakuza cyane bakavuga ati we ibyo urimo kuvuga ni ibiki. Ntabwo mvuze ko hari uwabimbaza, ariko nyine ndimo kwicinya icyara ukuntu bishimishije kandi bizabaho ni ukuri pe. Ubwo rero ni hari ujya ushaka gushora imari mu by'ukuri, aziyamaze iyi video, iyi audio tuyita video kuko ari kuri YouTube, ayumve imurangire. Icyo ni kitakunyura ibyo bitatu, nutagira na kimwe ubonamo
uzinjire ku cya kane cyitwa ubwikorezi ku butaka, mu kirere, mu mazi. Imishinga y'ubwikorezi transportation, reka mfate urugero ku mishinga y'ubwikorezi ku butaka. Umujyi wa Kigali, ntabwo ari umujyi wa Kigali gusa, mu Rwanda muri ejo bundi habaye ikibazo cy'ingendo n'iki, hakenewe imodoka nyinshi kugira ngo ingendo zorohe. Mu mazi ntidufite amazi wenda ahambaye afite ikibazo cya transportation, ariko mu by'ukuri n'ahari birakwiye. Si ibyo gusa, mu kirere nk'indege zikorera imizigo ziyivana cyangwa ziyijyana hanze, cyangwa ziyijyana hanze, izi ndege zirakenewe cyane, ibyo bita cargos. Izi ndege zirakenewe cyane. Izi rero ni ahantu hari icyerekezo cyo gushoramo imari mu bijyanye n'ubwikorezi, ibindi ntabwo mbivuze n'abandi babivuga. Hanyuma kandi byo nibitakunyura ngo ugire icyo utoranyamo, uzatera akajisho kuri financial services. Ni hari nk'isoko ry'imari n'imigabane, amabanki, ibigega nterankunga, funds, capital markets, akaba banks, akaba funds ni ibigega nterankunga. Aho hose mwumva za IMF, mwumva n'abandi za Croix Rouge, ibindi byinshi cyane ntagiye gusubiramo, namwe kwishakashakira mukamenya. Ibigega nterankunga, amabanki, isoko ry'imari n'imigabane, birumvikana iteka ni dufatanyije na leta. Aha rero gufatanya na leta burya ni akarusho, kubera ko aba ari amafaranga leta ikontorora cyangwa se ikoresha kandi ikatangira inyungu, biragoye ko ahomba. Mu gihe ushobora kubijyamo ukabyivugutamo wenyine, ukigira ndigabo, ukagira bigahomba cyangwa se bikakubana ibindi. Hano rero gushora imari mu bijyanye na serivisi z'imari ni umuvuno mwiza cyane kandi wunguka, kuko nta muntu utakenera serivisi z'imari. Ibi nibitakunyura muri ibyo bitanu ngo ubonemo nibura kimwe, uzajya urutya utarabukire ku ntambwe ya 6 urebe mu gisata cyangwa se muri sekta y'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi dukeneye kuvugurura ndetse no gutunganya value chain ya livelihood cyangwa se mu buhinzi n'ubworozi. Mana yanjye, imbuto zikenewe nyinshi cyane zoherezwa mu mahanga nizo dukoresha natwe ubwacu, inganda mu bijyanye n'icyayi, inganda mu bijyanye n'ikawa, inganda mu bijyanye n'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane nk'umuceri, ubuhinzi apana ibikomoka ku buhinzi, hakaba noneho n'ibikomoka noneho ku buhinzi, gukora nk'ibiryo by'amatungo, gutunganya cyangwa se udushya mu bijyanye no gushaka ubwatsi bw'amatungo bigamije kongera umukamo n'ibindi byinshi, amamashini mu bijyanye n'ubuhinzi, mu bworozi se. Ibyo byose bigerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi, tereramo ijisho urebe uvuge uti ahangaha mu buhinzi ni akahe kantu nakwibandaho. Ngarukiye kuri iyi mishinga 6 tuzakomeza. Ibi hari umunsi muzabona ko ibi bintu byari bibafitiye akamaro. Nongera nsaba umuntu utarakora subscribe, numara kuyikora ukande tsindagiraho urutoki ko kazogera gahinduka umukara, noneho ugakandeho ujye ubona notification ni imenyesha rikumenyesha ngo ikiganiro cyahageze. Bitihise niba ubona bidakunda, nyandikira inbox unsabe link, nguhe link, kubera ko YouTube kubera ko yica n'igihe vuba ntabwo barampa uburenganzira bwo gupostingaho link, ariko niba mara kubyemera nzajya nshyiraho link, umuntu azajya ajyaho abone link ajyeho, kugira ngo muri group kuko tugishyiraho ikiganiro feri ya mbere gifungira amaguru muri group. Bityo rero buri wese ajya atera akajisho, kandi noneho biroroshye cyane. Mwabonye ko saa 6 zuzuye ku manywa ikiganiro muzajya mukibona, kizajya cyongera kujyaho saa 8
zuzuye. Muri make nta kongera gutegereza ngo mbese kizaza ryari ngo isaha ni isaha, ndabibasezeranije kandi nzagerageza kubyubahiriza kugira ngo kubw'inyungu za twese, singiye kuvuga ngo zanyu nkaho ngewe ntarimo, za twese no kuri pe. Kandi ndagira ngo mbabwire ikindi, ibi byose turabikora kugira ngo buri wese ntihazagire n'umwe ucikanwa. Mu cyifuzo cya Dr. Nicholas yaravuze ngo nta mupayiniya atekereza ko azacikanwa mu gihe amayininga by'ukuri. Bityo rero natwe nk'aba influencer mu bijyanye na payi mu buryo bwo gufasha abandi, turifuza ko nta mupayiniya n'umwe wazasigara adasobanukiwe cyangwa se hari ibyo ananirwa kwikorera. Niyo mpamvu kandi tutaguma kuri kimwe nk'isake ihora igira ngo ibyo gusa, ntigire iti abacada, tugahindura. Ubu turerekeza amaso ku mishinga minini. Kare nabonye ikiganiro kuri CB Rwanda TV, CBTV Rwanda, nibyo ya Bwana Bosco Kizimana avuga kuri CB Bank. Fine, twishimiye CB Bank, ariko siko twishimiye CB Bank, tuzanakorana nayo, turayikaribisha, turayakira, turagira ariko twiteguye basi no gukorana nayo. Ese mu byo isaba naba mbyujuje? Ukwiye kwihutira kumenya CB Bank irasaba iki kugira ngo nemererwe gukorana nayo. Ariko nka buriya uramutse wujuje ibyo CB Bank isaba ariko ugasanga konti yawe ifite ikibazo, hano rero twihutira gukosora konti kuko ariyo cyizere cya mbere na nyuma kitwereka ko payi tuzifite, ukabona ukishimira gukorana na CB Bank. Ariko kuvuga ngo wishimiye gukorana na CB Bank, wishimiye gukorana na Pioneer to Pioneer Pi Exchange, wishimiye gukorana na Pi e-card, wishimiye gukorana na Pchainmore, ariko konti yawe ifite ikibazo, byaba ari ishavu n'agahomamunwa. Ibi rero tubikora kugira ngo buri wese arusheho gusobanukirwa, ariko arushaho no kumenya uko yabyikorera. Ibyo byose tugenda tubigeraho amezi 5 tugifite, ibintu byakemurwa no mezi make. Ndimo ndateganya uburyo bwo gufasha abantu, kuko ibibazo ndimo kwakira ntababeshyi birangaragariza ko nubwo dusobanura ibintu hano kuri YouTube, ariko hari abantu baba batabisobanukiwe. Ndimo ndiga ku buryo bwo kuzajya nshyiraho umwanya wo gutumira abantu, abantu 5, yego, niba ari kuwa mbere nkavuga nti ndakira 5, kuwa gatatu nakire 5, kuwa gatanu nakire 5, mu cyumweru nibura mbe nakiriye kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu mbe nibura nakiriye abantu 15 bafite ibibazo byihariye bakemanga konte zabo. Noneho bazajya bakiyandikisha, tuzajya dushyiraho uburyo abiyandikishije mbere aba ari abo ngabo twakira ku munsi ukurikiye cyangwa se ubutaha haza abandi, ku buryo nibura mu cyumweru abantu 15. Murabona yuko abantu 15 mu cyumweru, mu kwezi byaba ari abantu 60. Aho waba uri hose ukigora, ugahaguruka ukaza, ariko ukahava konti yawe itunganye, uvuga uti nshize amatsiko kuko hari umuntu namusobanurira reka da nkasanga ibintu namusobanurira ntaga byumva ntaki kubera iki. Noneho hari umuntu wampaye konti kare, ngira ubwoba, naruye konti atari ku bintu mu kuvuga ko ngiye ntabibona, nise ko ntazi nanjye ibyo nsobanurira ko nabyumva neza, ati kangoye screenshot nsanga iyo konti ntibaho. N'urugero nk'ubu username barakubwira ngo ni izina cyangwa ijambo ritangizwa n'inyuguti nkuru n'umubare ni, hanyuma ukaza kongeraho nibura umubare umwe, ugushobora kuyigira ni 3 n'5. Noneho we ni imibare gusa, we tata we, iyo konti ntibaho. Arongera izina yakoresheje mu kuregisteringa siryo yakoresheje mu gukora KYC, baramuhakanira bati ntabwo aya mazina bigaragara ko ari ayawe. Wabyumvise? Kandi
afiteho payi zirenga 100. Babyumvise ikibazo. Ubwo rero byasabye iki? Nama nkuko nawe yari yamaze kwigira iyo nama. Ni ukuvuga ngo iyo dusobanura ibintu hano tubikurikije ibibazo tubona, ntabwo tuba dukurikije ikibazo wowe ubwawe nyirizina batugejejeho ikibazo, wowe ufite ikibazo. Ariko iyo wacyanditse nibura turasesengura tugapfa guterateranya, twasobanura umuntu akisuzuma akavuga ati ya konte mfite ni igicupuri. Ni uko nguko turimo gutahura ibintu cyangwa se umuntu ubwe akitahura. Ibi rero ni byiza yuko dukemura ibibazo kare, nibura tukiha intego tuvuga tuti reka ukwezi kwa 9 ku muntu ufite konti ipfuye nabi, muri make ashidikanyaho yuko idakoze neza, aba ari bo babanza. Ariko abandi bafite ibibazo bya verification za mainnet checklist, zo gucreatinga wallet, ariko konte yikoze neza, abo ntacyo bitwaye, na cyane ko hakirimo ibibazo byo bizatungana. Ni muri ubwo buryo rero twiharahara tukazana ibiganiro nk'ibi. Icyo nikaba yaragiriyeho icyo kintu, ari cyo kintu igamije nyirizina, kugira ngo gifashe benshi, bityo ahari he kuzagira ucikanwa. Ibi byagaragaye yuko benshi bari mu kwibeshya, bari mu gusanga konte zabo rekata biragatabwa. Mwihangane tubikurikize, tubikurikize, tuzarebe yuko twarya ku nyungu dufatanyije pe. Murakoze cyane. Ikiganiro nakagaruka, turakomeza kubahiriza ingengabihe kugira ngo turusheho kunogerwa na serivisi duhabwa, ariko byose hamwe bifatanyije hamwe kutuzanira inyungu. Mugubwe neza.